reka mbahe ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana tureba yasanganyamatsiko yacu ivuga ngo intambwe 6 abantu batera basenya urugo. Intambwe 6 abantu batera basenya urugo. Rero muvandimwe nagira ngo urebe niba muri izo ntambwe 6 uhereye kuri iyi ya mbere tugiye gutangira yuko nta nimwe uratera usenya urugo cyangwa se ushyira urugo rwawe mu manegeka. Reka mbere yuko tujya mbere reka dusenge. Nanone Mwami Imana ishobora byose, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe tudakiranuka. Ingo nyinshi zirimo zirasenyuka kandi zirarindimuka. Turakwinginze nguze utabare kuko twebwe ntacyo twakora, udushoboze guhagarara dushikamye kandi urinde ko umwanzi Satani yakomeza gusenya ingo, kuko gusenya ingo kwa Satani ni umugambi yateguye igihe kirekire kugira ngo Uwiteka abashe gutuma ingo nyinshi zitakorwa kuzagera mu bwami bwawe. Utuyobore mu kuri kose, tuyoboze ubuntu bwawe, tubyate twizeye mu izina rya Yesu, amen. Intambwe 6 abantu batera basenya urugo. Rero iki kintu kiratangaje cyane. Tugiye guhera ku ntambwe ya mbere. Rero ndakuragikira kuzagenda uzikurikiranya kugeza kuri 6 kugira ngo urebe niba muri izi ntambwe nta nimwe cyangwa se ebyiri uri mutera, hanyuma ugarukira aho warugeze. Izi ntambwe ntabwo zireba abantu babana gusa, ahubwo zirareba n'abasore. Zirimo zirareba n'abasore kuko mu cyigisho kibanza twarebye uburyo ikigo cy'indera, twarebye ikigo cy'indera cy'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, mu bantu cyakiriye 70% n'urubyiruko. 70% n'urubyiruko. Birumvikana yuko abantu bashinga ingo n'urubyiruko. Abantu bashinga ingo n'urubyiruko. None niba abantu bashobora gushinga ingo ari urubyiruko ariko bafite ibibazo byo mu mutwe, izo ngo zizabizande? Izo ngo zizubakwa gute? Izo ngo zizamama abana bameze bate? Mbese mu gihe kiri imbere ingo zizaba zimeze gute niba urubyiruko 70% babana n'uburwayi bwo mu mutwe? Iki kintu kirababaje kandi kirakomeye cyane. Reka dusenge cyane. Kandi ntabwo ingo zirimo zisenyuka ari z'abantu badasenga, n'abantu basenga haba mu madini yose, zose zirimo zirasenyuka. Rero Satani yaziye ingo nyinshi cyane, ndetse abagabo barava mu ngo bagahunga, abagore nabo abagabo barica abagore babo, abagore barica abagabo babo, bararwanira imitungo. Ni icyorezo kije kandi iki kintu Satani akiri inyuma. Rero hari n'indi mwuka wa Satani waje, umwuka witwa feministe. Umwuka wa feministe waje mu bagore benshi, bawutwara mu buryo bukomeye cyane, ku buryo muri right z'abagore barimo gukandanyimiza abagabo cyane ku rwego ruri hejuru, ndetse abagabo bigatuma bahunga. Iki kintu kirakomeye cyane. Rero muvandimwe mushiki wanjye, niba uri umudamu ukaba ufite uyu mwuka wa feministe wo guharanira right, wo guharanira uburenganzira, nyamara abagore ni abatware b'ingo, ni abatware kazi b'ingo, nibo bagomba kuyobora urugo bakagera aho barugeza, kuko abagabo ntibaba bahari. Ni abatware, ni abantu bakomeye bafite inshingano ikomeye. Ariko akenshi twabonye mu cyigisho kibanza yuko babyirengagiza ndetse bakivovotera akazi, inshingano zabo zo mu rugo ugasanga barazikora bababaye. Rero niba inshingano z'urugo zikora ubabaye, ndetse ukumva waziyambura ukazihereza umukozi cyangwa ukazihereza undi muntu runaka, umenye ko urugo rwawe urimo rushyira mu manegeka, kandi impera n'imperuka urugo ruragusenyukana, kandi ari wowe biturutseho waragiye utera intambwe ni ruto. Rero intambwe ya mbere tugiye kureba niyo tugiye kwigaho yonyine kugira ngo video ibashe kuba ngufiya. Intambwe ya mbere iravuga ngo kutagira ubushake bwo gukemura ikibazo cyabaye hagati y'umugabo n'umugore kikiri kibisi. Kutagira ubushake bwo gukemura ikibazo kikiri kibisi. Iyi niyo ntambwe ya mbere tugiye kureba. Ubundi mu Kinyarwanda baca umugani bakavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ntazibana zidakomanya amahembe. Mbese iyo amahembe akomanye witabaza iki? Mbese uragenda ugaheza inguni? Uragenda ugaheza inguni, umugabo aheza inguni n'umugore agaheza inguni? Iyo amahembe akomanye, mugira ubushake bwo gukemura ikibazo kikiri kibisi, cyangwa se amahembe arakomana bukagoroba mukarakara, umwe akababara undi akarakara, bukagoroba bugacya, bukagoroba bugacya, bukagoroba bugacya, kuzageza ubwo nejo haziyongeraho nanone nejo bundi amahembe azongera agakomana, noneho yamara gukomana nanone mukongera mugaheza inguni. Mbese bizagarukira hehe? Iyo ni intambwe abantu batera, iyo ni intambwe abantu batera basenya iki? Basenya urugo, bashyira urugo rwabo mu manegeka, kandi bikarangira habayeho ubutane.
bikarangira abana bahangayitse, bikarangira abana bariye uburyo batakagombye kurya, bikarangira habayeho agahimano hagati yanyu mugaheza inguni, abana ntibiga bakiga uko batakagombye kwiga. Izo ni ingaruka zo guheza inguni, zo kutagira ubushake bwo gukemura ikibazo kikiri kibisi, mukarindira ko kibora, mukarindira ko gihonga kikagera ku rwego rwo kubora, ndetse hakaziyongeraho n'ikindi nacyo kigahonga kikazagera ku rwego rwo kubora, kuzageza ubwo urugo murushyira mu manegeka, bikazarangira urugo rusenyuka. Bavandimwe, kutagira ubushake bwo gukemura ikibazo kikiri kibisi birimo birakira ingo mu manegeka. Ni intambwe abantu batera basenya urugo. Mbese iyo amahembe akomanye mu rugo bigenda gute? Mwese mugira ubushake bwo gukemura ikibazo. Bishobora kuba ku mugore, byamara kuba ku mugore agaheza inguni, ikosa ryabaye ku mugore, ntagize ubushake bwo gukemura ikibazo, urarimubwiye, agiye hejuru, ntaciye bugufi, ntaryemeye, ndetse nta nubwo anabyumva na gatoya. Ndagira ngo mbabwire ko ijambo ry'Imana rivuga neza ryeruye ko inzira ijya mu ijuru ica mu kwemera icyaha no kwatura no gusaba imbabazi. Nta muntu uzigera agera mu bwami bwo mu ijuru atarigeze yemera icyaha, atarigeze yatura, atarigeze asaba imbabazi. Ntabwo bibaho. Turebe igisambo ku musaraba. Igisambo ku musaraba cyababajwe n'ibyo cyakoze, ubwicanyi, ubujura, kiravuga ati uyu mwana w'Imana arazira ubusa, twebwe turazira ibyo twakoze. Kiratura, kiravuga ngo data uzanyibuke nugera mu bwami bwo mu ijuru. Yesu arakibwira ngo ndakubwiriza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Bityo igisambo kiratsindishirizwa, ariko giciye mu nzira yo kwemera icyaha, yo gutsindwa mu mutima no kwihana no kwatura icyaha. Ni gute umugore ashobora gukora ikosa mu rugo ariko ntaryemere, bikageza ubwo n'umugabo arimumenyesha nabwo ntaryemere, akanga agaheza inguni, ntiyemere gukemura ikibazo, bityo ikibazo kikagenda kigahonga, cyamara guhonga kikabora, kikazageza ku rwego gishobora kuba intambwe ya mbere yo gusenya urugo. Ibintu biratangaje cyane. Mbese umugabo we iyo akoze ikosa nawe yihagararaho agaheza inguni? Mbese mwese mushobora guheza inguni nimwemere gukemura ikibazo kikiri kibisi? Mbese iyo bigenze gutyo bigenda gute? Urugo muba murimo mutera intambwe ya mbere yo gusenya urugo. Nimubasha gukemura ikibazo kikiri kibisi, nta muntu uzabahangara. Nuzajya hanze akavuga ijambo na rimwe, akajya hanze akavuga ijambo, umugore ntazarifata ngo arizane mu rugo, cyangwa se ngo arigeze mu gikoni, arigeze muri salo, arigeze mu cyumba, ibintu bipfe mu gikoni, bipfe ku meza, ibintu bihinduke, imirire ihinduke, umunyu mwinshi, ibishiririrwa, biturutse ku guheza inguni no guhimana. Amahembe niba akomanye, mugira ubushake bwo gukemura ikibazo kikiri kibisi, cyangwa se buri muntu wese aheza inguni? Ese iyo mugize ubushake bwo kugikemura, mwese mukajya kwicara hamwe, mbese mwicara muri salo? Mbese mwicara hehe? Aho kwicara muri salo nabwo ni ikibazo, kereka muri mwenyine. Mbese ikibazo mugikemura hagati y'umukozi n'abana, nabwo muba muteje ikindi kibazo. Ni byiza kuganira ku kibazo cyabaye, kandi mwese mugamije iki? Mutagamije guheza inguni, ahubwo mugamije kuki? Mugamije kutemera yuko ikibazo kiba umuhonge mu rugo, kikazageza ubwo kibora, mukagikemura mu maguru mashya, kitarabora, kikiri kibisi, kitarahonga, kitaruma. Igiti cyumye nta muntu kigorora. Mwitegereza yuko ikibazo kizuma, kuko nimujya kukigorora cyarumye kizavunika, kizagororoka nabi. Igiti kigororwa kikiri giti, niwo mugani baca mu Kinyarwanda. N'ikibazo cyabaye mu rugo gikemurwa kikiri kibisi, nibwo gikunda. Iyo cyamaze kubora birangira kibabojeje imitima. Gukemura ikibazo kikiri kibisi, igihe mudafite ubushake bwo gukemura ikibazo kikiri kibisi, ni intambwe muba murimo mutera musenya urugo. Bavandimwe, reka mbararikire gukemura ikibazo kikiri kibisi. Mbese mugikemurira hehe? Si byiza kugikemurira, niba mufite ubushake bwo kugikemura mwese mufite ubushake kandi hatagamijwe kuheza inguni, si byiza kugikemurira muri salo, aho abana bumva, aho umukozi yumva. Ni byiza kugikemura mu cyumba. Niba mubona mu cyumba bidashoboka, nimujye ahandi hantu mugikemurireyo, kandi mugaruke cyakemutse. Kandi mujyeyo mutagamije kujya gushinjanya no guheza inguni. Uwakoze ikosa ryemere, mugikemure kikiri kibisi butarira. Kuri iyi ngingo rero, reka niye video kugira ngo itaba ndende, reka ngarukiriza ahangaha. Ariko inama, gukemura ikibazo kikiri kibisi bituma urugo rutajya mu manegeka. Ingo nyinshi zirimo zirasenyuka. Ako ni akantu gatoya, ariko gasenya urugo.
gashobora gutuma urugo rujya mu manegeka, gashobora gutuma ikibazo mu gikoni, ibyo mu gikoni bihinduka, gashobora gutuma ibyo mu rugo bihinduka, gashobora gutuma kumesa imyenda bihinduka, gutera ipasi bigahinduka, muri salo bigahinduka, mu cyumba bigahinduka. Ibintu birababaje cyane kubona ingo zirimo zisenyuka ku bwinshi, zimwe zirimo zisenyurwa n'utuntu dutoya tungana urwara. Kutagira ubushake, niba utagira ubushake bwo gukemura ikibazo cy'ikiri kibisi, bivuze yuko udakeneye kubaka, n'ubundi urimo urashyira mu manegeka ubishaka. Rero si cyo twakwifuriza abantu. Rero reka turebe amagambo aboneka mu Kuva igice cya 17 umurongo wa 12. Igihe Abisiraheli Mose yabwiraga Yosuwa ngo batere Abamaleki, umugabo mu rugo cyangwa se umugore mu rugo akwiriye kumera nk'uko Mose yamanikaga amaboko Abisiraheli bagatsinda, yayamanura bagatsindwa. Niko byagenze hano mu Kuva igice cya 17 umurongo wa 12 ngo maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Umwe afata ukuboko kw'ibumoso, undi afata ukuboko kw'iburyo. Mbese ni gute mu muryango umugore ashobora gufata ukuboko k'umugabo warushye, wananiwe, wavuye ku kazi, amaboko yananiwe, akamufasha kumushyuhiriza amazi cyangwa se akamufasha kuruhuka, kuko mu rugo nta hantu baruhukira. Ariko abagabo bamwe bahunga ingo kubera iki? Kubera ikibazo cy'abagore babo, kubera ikibazo cyo kwanga gukemura ikibazo cy'ikiri kibisi. Mbese ni gute umugore ashobora kuza ananiwe, umugabo akamufasha, akamutega ibuye nk'uko Mose bamuteze ibuye kugira ngo ataruha? Baramutega aricara, mu gihe yarahagaze amanitse amaboko, yayamanura ingabo z'Abisiraheli zigatsindwa, yayazamura zigatsinda. Yaje kunanirwa, biba ngombwa ko bamuha ibuye aryicaraho, bararimutega. Mbese ni gute umugore mu rugo ashobora gutega umugabo ibuye? Mbese ni gute umugabo mu rugo ashobora gufasha umugore mu gihe umugore atashye ananiwe, akamufasha, bagafatanya, bagategana amabuye, bakaramirana amaboko, kandi bagakomeza gutsinda, maze urugo rukendereye kuba bakemuye ikibazo cy'ikiri kibisi? Ngo amaboko ye arakomera ageza ku zuba rirenze. Ni gute umugore yafasha umugabo akamuramira, akamutega ibuye, kandi akamuramira amaboko, akakomeza, umugabo akakomeza, urugo rukakomeza kuzamuka, umugati ukaboneka, minerivare ikaboneka, ibiryo bikaboneka, imyambaro ikaboneka, kugeza igihe urugo ruzakomera? Ni ugukemura ikibazo cy'ikiri kibisi. Yohana igice cya 4 umurongo wa 4. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye, ubwo ukoze neza? Mbese ijambo ry'Imana ko ritubwira ngo niturakara ntibukagorobe tukirakaye. Ikindi kandi inama, ijambo nanone ubwiye umuntu urakaye, nta kindi rimuzanira usibye kumwongera uburakari. Niba ubona situasiyo itameze neza, umuntu ukabona yarakaye, ameze nk'imbogo mu rugo, ameze nka Boko Haram mu rugo, wimwongereramo irindi jambo, ahubwo mureke kugeza igihe azacururukira, hanyuma isaha nziza yo kumuganiriza, mukiga ku kibazo cyanyu ni isaha ya 11 akangutse, bamubwira ati icara tuganire, kandi mukaganira mugamije gukemura ikibazo, mutagamije guheza inguni. Kurakara mu rugo bihindura ibintu byose, kandi bikabihindura bibi. Iyo bibaye ku mugore, mu gikoni umunyu mwinshi, gushiririza, kumena ibintu muri salo, kumeza imirire igahinduka, mu cyumba imiryamire igahinduka. Gukemura ikibazo cy'ikiri kibisi kandi mwese mufite ubushake, niko kubaka. Zefaniya Abefeso igice cya 4 umurongo wa 26 tugana ku musozo. Nimurakara, nimunarakara ntimugakore icyaha. Nimurakara ntimugakore icyaha, kuko nuba warakaye ukagira igikorwa ukora kizaba ari kibi. Nimurakara ntimugakore icyaha, kandi izuba ntirikarenge mukirakaye. None kuki wakwanga gukemura ikibazo cy'ikiri kibisi? Kuki warakara ukamara icyumweru urimo urashyira urugo rwawe mu manegeka? Muvandimwe, ntabwo nkwifuriza ko washyira urugo rwawe mu manegeka. Niba uri umusore ukaba unkurikiye, niba uri umumama cyangwa se umupapa ukaba unkurikiye, witere intambwe yo gusenya urugo. Iyi ni intambwe ya mbere turebyeho, tuzareba n'intambwe ya kabiri. Witere intambwe usenya urugo. Niba udashaka gukemura ikibazo cy'ikiri kibisi, iyo ni intambwe ya mbere urimo utera, usenya iki? Usenya urugo. Reka mbifurize kugira ingo zikemura ibibazo bikiri bibisi. Ntabwo ingo z'abasenga arizo zitabamo ibibazo, ziba zirimo amakimbirane nazo. Satani ntatageze imyambi, ndetse Satani nizo yibasira kurusha izindi, kugira ngo iz'abandi babakijije badasenga
zibakureho icyitegererezo kibi cyo gutukisha izina ry'Imana. Niwo mugambi wa Satani. Ni gute Satani asenya ingo z'abantu basenga, aribo bagakwiye kumurikira umucyo ababakikije bose badasenga? Mbese bazavuga ubuhe butumwa? Reka dusoze dusenga. Turagushimiye Mwami Imana ishobora byose. Satani yahagurukiye ingo, turakwinginze ngo uzudutabare kandi ufashe buri muntu wese uzakurikira izi nama dukuye mu ijambo ryawe. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu. Amen.